umugabo n'umugore barashakanye nk'uko bimeze bamaze kugera mu rugo. Umugabo aza kubwira umugore noneho rero ati mva nkubwire uko biri bugende. Umunsi uzabona ntashe ko yakundaga kwambara ingofero z'abasore zimeze gutya imbere nizo yakundaga kwambara uwo muhungu. Ati umunsi uzabona ntashe ukabona akagofero noneho nakamanuye kafunze amaso uzamenye ko nzaba naje narakaye mu kazi bazaba bambwiye nabi cyangwa nahuye n'ibindi bibazo. Nindaha ntukamvugishe uwo munsi zaba nabishe cyane. Hanyuma umugore ati urakoze cyane, reka nanjye nkubwire. Yari umukecuru yarezwe n'abakecuru, yari umukobwa wa kera. Yakambara iki? Bakundaga kwambara mu gitambaro. Nawe aramubwira ati nawe umunsi dore iyo nambaye igitambaro mfundika ipfundo rimwe mu busanzwe, ariko umunsi uzaza ugasanga nafunditse iki? Amapfundo abiri, uzamenye ko nanjye aho nasigaye nahuye n'ibibazo nabishe. Nawe ntugire gute? Ntumvugishe. Numvugisha umuriro uzava mu rugo. Yesu nashimwe. Ahimbawe. Nkunze kubivuga nkabwira abagore buriya bajya bibesha ko aribo babyaye imbere, ugasanga rimwe na rimwe baranatubwira ngo ariko ngo ntabwo uzi igise cy'umwana, utera inda gusa ariko ntuzi ukuntu igira gute iryana, ntuzi n'uko bimera. Ariko Adamu yarabyumvishije, kuko Adamu yarabyaye kandi abyara nawe akorewe sezeriyene nk'abandi bagore bose. Yarabazwe akurwa mu iki? Akurwa mu mwana. Nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, baryeze amaze kuryogesha amazi y'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa bityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Bakire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Tumeze urwandiko rw'Abakolosayi, aho yandikira Abakolosayi ni ibice bitatu, umurongo wa 18 n'uwa 19. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubashaye. Yesu nashimwe. Ahimbawe. Haleluya. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, nuko tumaze kurisoma, nuko abaririmbyi bamaze turirimbira uyu munsi,
bya mwene data na mushiki wacu, umunsi mwiza ukomeye mu minsi 3 umuntu agira ikomeye y'ubuzima bwe. Umunsi wa mbere bose ntabwo bawuzi, ariko uyu munsi bo bawubonye kuko ariko bawuteguye. Undi wa gatatu nawo muri mwe uzatanga undi azamenya uko byagenze kuri mugenzi we. Amen. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi ugomba kuba umunsi w'ibyishimo kuri buri muntu wese, kuko ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi wabaye n'umunsi udasanzwe umukurambere wacu Adamu, ubwo yari ari hariya muri iriya ngobyi ya Edeni ari wenyine, nta wundi muntu abona ku ruhande, nta waganiriza. Ibyo Imana yari yaramuremeye byose nibyo yabonaga, nibyo byari bimuzengurutse, ariko nta wundi muntu wari uhari. Uwo munsi umubera umunsi udasanzwe, ubwo Imana yari imushize ku ruhande undi muntu. Amen. Amen. Adamu yasinzirijwe mu buticura, akurwamo urubavu. Urwo rubavu rw'Imana ruremamo umugore, iramuzanira Adamu. Adamu akangutse avuye mu kinya, asanga iruhande rwe hari undi muntu, hari umuntu usa nawe. Adamu arishima cyane. Haleluya. Amen. Adamu arishima. Mu bindi bintu byose Imana yari yaramuremeye ntabwo byari byaramunejeje nk'uwo munsi yasanze ku ruhande rwo hari undi muntu. Adamu kandi niwe wari warize ibyo bintu byose amazina, kuko yari yarabihawe n'Imana. Ageze kuri uwo muntu amwita amazina menshi, ntabwo yigeze amwita izina rimwe, yamwise amazina menshi. Amen. Amen. Icyamuteye rero kumwita amazina menshi ni ibyishimo yari afite. Uyu munsi ubajije utazi wasanga afite ibyishimo, kuko mu buzima bwe ntabwo yigeze abona uriya muntu wambaye biriya bintu iruhande rwe, yabibona uyu munsi. Niyo mpamvu ari umunsi w'ibyishimo, kandi natwe twabashyigikiye uyu munsi tugomba kubyishimira, kuko ubukwe burangwa n'ibyishimo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Adamu akangutse amwita amazina nk'uko yari amenyereye kwita ibindi biremwa byose amazina. Aravuga ngo uyu we ngo ni akara ko mu mara yanjye, ni akagufa ko mu magufa yanjye, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Uwababaza cyangwa n'uwakwibaza uwo ari we wese, sinzi icyayishuriye Adamu ngo amenye ko uwo muntu yamukuwemo. Wenda nawe wakwibaza kandi ukaza kugishakira igisubizo, ariko Adamu yarahishuriwe uwo munsi, ahishurirwa ikintu gikomeye, ahishurirwa akara ko mu mara ye, ahishurirwa n'akagufa ko mu magufa. Arishima ndetse ngo agerekaho avuga ngo uyu we ni njyewe, mbonye undi njyewe, mbonye undi usa nawe. Haleluya. Amen. Bitandukanye n'inyamaswa yabonaga n'ibindi bintu byose byamunyuranye imbere, ariko umugore ngo amunyure imbere aravuga ngo mbonye undi usa nawe, mbonye undi njyewe. Amenya ko yakuwemo muri we hari icyavuyemo, kandi icyavuyemo ari icy'agaciro cyane. Yesu nashimwe. Ahimbawe. Nkunze kubivuga nkabwira abagore buriya ngo bajya bibesha ko aribo babyaye imbere, ugasanga rimwe na rimwe baranatubwira ngo ariko ngo ntabwo uzi igise cy'umwana, utera inda gusa ariko ntuzi ukuntu igira gute iryana, ntuzi n'uko bimera. Ariko Adamu yarabyumvishije, kuko Adamu yarabyaye kandi abyara nawe
n'iki n'amazina, kandi amwita n'amazina amushimishije kuko yaravuye hehe muri we. Buriya rero abagore ntimukajya mutwirata, natwe turatwita, kandi iyo dutwite rimwe, haleluya, dutwita rimwe gusa, ahandi tukabikoreza imitwaro mugasigara mubikorera, ariko twe tuba twatwishyuye rimwe. Kandi muri uko gutwita rimwe tujya tubyara, iyo tugiye kubyara twebwe yadutwa tubyara umwana w'umukobwa. Haleluya. Tubyara iki? Tubyara umwana w'umukobwa, wa wundi wo kutuba iruhande, kandi iyo tugiye kubyara tubyara usa na se. Ntabwo tubyara abanyiraneza n'abandi tubyara usa na se, kuko Adamu yaravuze ngo mbonye unigiye, Octave yambonye unigiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Natwe turabizi, tuzi uko indi bijyana, tuzi n'uko bigenda, urabazi ukuntu bigenda, ariko Imana yatugiriye neza, tubyara rimwe, ntabwo tumeze nk'abo, ariko tubyara neza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi niyo dutwita ntabwo tunganya amezi nawe, dutwita amezi menshi cyane. Oya, ndaza kubaha imibare tuyabare. Uriya mukobwa birashoboka ko ashobora kuba afite imyaka 24 cyangwa 25 cyangwa kurenza. Afite ingahe guta? 21. Octave yatwise Grace imyaka 21, amubyaye ku mwaka wa 20, ariko muri uwo mwana atarumva no kwishima. Umwana utwite imyaka 21 akavuka mu myaka 20. Haleluya. Amen. Imana yaratugiriye neza, ntabwo twe dushira mu mugongo, tubyara ya myaka Imana yadutega. Bamwe yabateganyirije imyaka 21, aba hari n'ababyara n'imyaka 30 tuzamushyira mu mugongo. Amen. Ariko si cyo nashaka kutuganira uyu munsi turaganira ijambo ryitwa urukundo. Yesu nashimwe. Turaganira ku rukundo. Batubwiye mu rukundo rugira neza, rurihangana, rubabarira byose, nta kibi rukeka ku muntu, yewe ntirugira n'ishyari. Urwo ni urukundo. Nashatse ko tuganira urukundo mu buryo bubiri. Turaganira urukundo rwitwa agape, tuganira n'urundi rukundo rwitwa phileo. Izo nkundo zombi Imana irazidusaba, cyane cyane abashakanye. Ni inkundo bari bakwiriye kugira ubuzima bwabo bwose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Urukundo agape ni urukundo rw'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Urukundo rwande rw'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo, bikanarengaho bikaba n'urukundo rw'itorero. Urukundo rw'Imana n'umwana, urukundo rw'umwana n'itorero. Urwo rukundo rero nirwo Imana idusaba kugira mu ngo zacu, nirwo Imana idusaba kubana nabo. Mwene data Octave na mushiki wacu mugiye gutangira urugo rwanyu uyu munsi, ariko urugo rwanyu rugomba kugira ifatizo, rukagira n'ibyo bugira gute mwubakiraho. Iyo mwubakiye kuri izo nkundo zombi, urwo rugo rurakomera, urwo rugo rushimwa n'Imana, kandi iyo rwashimwe n'Imana rushimwa n'abantu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyo rwashimwe n'Imana n'abantu bararushima, ntabwo rwashimwa n'Imana abantu barugaye. Iyo rwarangije gushimwa n'Imana ni ngombwa n'abantu barushima. Yesu nashimwe. Ahimbaze. Haleluya. Amen. Utavuze kunyumva cyane,
nta na kimwe tujya twumva. Ubwo niko bambwiye ati buriya niba uvuga natwe twumva, ati tuba duteze amatwi gusa cyagiye uvuga ngo haguruka usezerane. N'ayo magambo tujya twumva muri Bibiliya, ariko Grace bigabaga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uru rukundo rw'Imana n'umwana wayo ni urukundo rukomeye cyane, kandi urwo rukundo Imana, hari umuririmbyi wavuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko nkunda nagize gute ndakwiriye. Nari umugome nukwimpa Yesu ngo mbambirwe hehe ku musaraba, nk'uwo yacunguje amaraso nanjye nkwiriye. Amen. Haleluya. Amen. Imana ikunda umwana wayo Yesu Kristo, kandi urwo rukundo ikunda umwana wayo ni umwana wayo nawe dukunda. Imana yakunze umuntu kuva kera, umunsi yagambiriye kumurema yamuremye mu rukundo rwayo, n'uyu munsi Imana yacyamukunda, kandi yageze naho gutanga umwana wayo kugira ngo apfire iki wa muntu wari kure y'Imana. Amen. Amen. Imana irongera ikunda itorero mu buryo butangaje cyane, ngo itanga umwana wayo w'ikinege kuki kw'itorero, kubera kuko yakunze itorero. Urwo rukundo rero nirwo Imana igusaba gukundana, rugomba kuba hagati y'abashakanye, hagati ya Octave na Grace. Ni urwo rukundo. Amen. Amen. Uraza kumbwira ngo ni urukundo rumeze gute? Ni urukundo Octave agomba gukunda Grace, akagera naho yatanga ubuzima bwe, yakwitanga kubera mugenzi we. Ni urukundo Grace agomba gukunda Octave mu buryo ashobora no kumwitangira. Birashoboka bita? Birashoboka. Kanibariza abubatsi, birashoboka. Uyu munsi nje shaka umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ariko ndakubwira ngo ndashaka incungu y'uwo muntu ushaka, watanga. Bamwe twakwigura abana, byanashoboka ko bamwe byatworohera kugira gute kwikura abana, aho kugira ngo agire gute umwe yitangire mugenzi we. Ariko siko rukundo Imana ishaka ku bashakanye. Imana ishaka urukundo aho bigera ko ubuzima bwawe ubutanga ku bwa mugenzi wawe. Ni ukuvuga ikirere, ni ukuvuga ngo uritanga ibyawe byose, ibyo ufite none, ibyo uzashaka guhera uyu munsi kugeza mu busaza. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Guhera wa munsi ijisho ryawe ryarebye rikabona Grace, guhera wa munsi bamubwiye ngo ndagukunda kandi ndifuza ko twagira gute twabana, bya bindi wari ufite nibyo bigomba kugumaho kugeza no mu gihe ahagurukira ku kabari. Yesu nashimye. Ahimbazwe. Ngubu urukundo rw'abashakanye. Amen. Amina. Ni ukugeza aho witanga ku bwa mugenzi wawe, umwe akitangira undi. Nubwo bigoye biruhije mu ngo cyane cyane z'iki gihe tugenda tubibona, bubaka imyaka ingahe ugasanga havutse ibibazo, ariko nanone kandi ugomba kumwitangira mu buryo bwose bushoboka. Kwitangira mugenzi wawe mu buryo bwose bushoboka ni uburyo. N'ibiriya twasomye hariya ntabwo ujyanye marayika, ujyanye umuntu wambaye umubiri, ariko urukundo rwawe wowe rugomba gutwikira ibyaha byose cyangwa amakosa yose Grace yagukorera kubera kumukunda. Grace, urukundo rwawe kuri Octave rugomba gutwikira amakosa yose yava muri Octave, kuko ntujyanye marayika ujyanye. Haleluya.
babana mu mahoro, nuko urukundo rwabo rudashobora gutwikira ibibi bahura nabyo, ahubwo ugasanga ibibi byaganje iki? Urukundo. Ariko ibyaha by'abantu Imana ntiyabyitayeho, itanga umwana wayo kugira ngo aze kugira gute? Kubikura. Urukundo rero ugomba kumukura ni urukundo rutwikira ikosa iryo ari ryo ryose umwe yakorera undi. Mujya mubishobora? Haleluya, amen. urwo ni rwo rukundo agape. Urukundo rwa kabiri twavuze ni urukundo fileo, ni urukundo Bibiliya ivuga ngo ni urukundo rwa kivandimwe, urukundo rwa kivandimwe, urukundo rw'abavukana. Amen. Amina. Urukundo Imana isaba bashakanye ni urukundo rwa kivandimwe, kubana kivandimwe. Kubana kivandimwe rero ntabwo bivuze ngo nuko mwavuye indimwe. Abantu bashobora kuva indimwe ariko ntibabane kivandimwe, ibyo ni ibintu byashoboka. Ariko urukundo Imana isaba nuko mwabana kivandimwe, mukabana nka gisaza na gishiki. Haleluya. Mutaragera kuri iyo ntera, ahanini usanga hagenda havuka iki? Ibibazo bikomeye. Ahanini usanga niho havuka amakimbirane iyo abantu batabashije kubana kivandimwe. Ubwo rukundo turusabwa kuri twese abashakanye, waba ushaje na mukecuru, saza urwo rukundo. Nubona umugabo wawe ubone ko ari umuvandimwe wawe, nubona umugore wawe ubone ko ari umuvandimwe wawe. Burya umuvandimwe wawe hari n'ibyo ujya ukora ukanabikora kubera ko ari umuvandimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hari n'ibyo ukora binarenze n'ubushobozi bwawe kubera ko ari umuvandimwe. Nta n'ukundi ndi bubigire, birandeba, ndabisabwa kubitunganya uko byaba biremereye kose, ninjye bireba ni umuvandimwe. Bigatuma hari ibyo ukora kandi bituvuye cyane. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Haleluya. Amen. Hari aho nasomye havuga ku kintu cy'umuvandimwe, aravuga ngo umuvandimwe wakuvuna muri byose. Arakuvuna mukibyiruka, nta wundi bashobora kujya kuzana kumuheka bamukura ahandi. Uko byagenda kose kubera ko ari umuvandimwe, iyo wabashije kuvuka mbere ye uramuheka, uramurera ukamuheka. Mwanakura wagira n'amahirwe yo kugira ibyo ugeraho, nanone aragaruka akagira gute? Akakuvuna, ukikorera urugo rwawe, ukikorera n'iki? N'abavandimwe. Wabishaka gutabishaka ibyo bintu bijya bibaho. Hari n'igihe n'umuryango nawe ugutegeka, ukaza ukakubwira ati wowe kaze urabikora kubera ko ari iki? Ko ari umuvandimwe. Ubikoze utabishaka ariko ubikoreye iki? Umuvandimwe. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Baravuga ngo uwo umwanditsi aravuga ngo iyo utavugwa n'ibyo byose babyirengagije, ariko hari n'ahantu agira gute? Ngo agaruka akakuvuna. Ngo iyo utavumwe n'ibyo byose, ngo ntujya wirengagiza kuvunwa n'urupfu. Ushobora kuba uri i Kigali, yararwaye ntumutabare, yarashonje ntumutabare, ariko nawe Claude azahagera ariko nabashije kuhagera. N'uriya muntu azava mu nzu ashingurwe ariko ari ibyo watanze itegeko, nyamara ntabagize gute? Ibyo bintu bibiri twabaje narabyirengagije, ngo umuvandimwe akuvuna n'umuntu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abashakanye bagomba kubana kivandimwe. Niba mushaka kubaka ingo zigakomera, umugore wawe ntukamurebe nk'umugore, nk'umukobwa wa runaka wakuye ahanyanaka, uzamurebe nk'umuvandimwe wawe, ndetse uruta abandi bavandimwe
amen. Amina. Haleluya. Amina. Umuvandimwe ukurutira so na nyoko, umuvandimwe ukurutira bakuru bawe n'abarumuna bawe, umuvandimwe ukurutira bashiki bawe na banyogosenge n'abandi. Ni grace. Amen. Grace. Nguyu umuvandimwe wawe ukurutira abandi bavandimwe bose. Iyo mubashije kubana kivandimwe, iyo mubashije kubana nk'uko itorero ribana na Kristo, nta kabuza urugo rwanyu ruzaba urugo ruzima, kandi ruzaba urugo rwifuzwa n'iki n'abantu, kuko Imana izaba yacu. Haleluya. Amen. Urukundo rugira neza. Urukundo rugira gute? Rugira neza. Urukundo rugira neza. Nushaka kurwereka, ugashaka kurwereka uwo, ugashaka kurwereka undi, utahereye kuri mugenzi wawe, uzaba uri gukora ubusa. Ubwo rukundo ntabwo ruzagira gute, ruzakunezeza na rimwe. Ariko niba ushaka kunezeza, urukundo rwawe rwa mbere. Amen. Amina. Ndetse urukundo rwawe ruruta n'imigisha Imana izabaha. Nawe urukundo uruta imigisha yose yo kubyara no kororoka. Haleluya. Amina. Umukunde kuko Kristo yakoze iki? Itorero akarifira. Abenshi hano watubaza wakwitangira umugore we cyangwa se iki umugabo we, wasanga ari bake. Ariko n'urukundo Imana iragute idusaba. Icya kabiri, Imana idusaba kubana kivandimwe. Iyo urwo rukundo ruhari, urugo rugira amahoro. Iyo rudahari, iyo agape itari mu rugo, iyo urukundo Imana yakunze itorero rutari mu rugo ku mugabo n'umugore, hari ibintu bijya bihaboneka. Ikintu cya mbere kibaho, urwo rukundo rubaho mu kavuyo. Ntabwo ruba ruboneye, ari urukundo rufite umurongo, rubaho mu kavuyo. Icya kabiri, urwo rukundo buri umwe wese arikunda. Iyo rudahari, buri wese agira gute? Yirebaho kuruta uko yareba kuri mugenzi we, arikunda. Nicyo gihe uzasanga umugore barakora, ariko ari asarurira iwabo, ntawamenya. Ugasanga umugore afite ijambo rivuga ngo ntawamenya. Iyi myitwarire nabonye, reka nanjye mengire iki, nshakisha icyo nizigamira, ntawamenya icyo bihaza, ejo bizabyara iki. Wa mutungo babonye nawe afite ahandi ari kugira gute, ari kujyana. Nicyo gihe uzasanga umugabo nawe atangiye guteganya, ntawamenya, reka imbe nishakira hakiri kare, undi umukobwa uri nka Veronika ntangire kukuvugisha hakiri kare, ejo nzareba ukuntu bizajya, ejo nibigenda gutya nzabimeze. Agape yabuze. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Urukundo nyarwo rwabuze. Urugo urutungwa n'ibyaha aho gutungwa n'ibyiza, kubera ko urukundo nyarwo rwabuze. Iyo uru rukundo rwa kabiri twavuze rudahari, nicyo gihe uzasanga umugabo yikururira mu byaha cyane. Yikururira mu byaha, utahiwe ntacyo bimubwiye, na hariya mu kabari yahara akambara n'iminsi ibiri. Kuko mu rugo yabuze iki? Yabuze urukundo, yabuze umunezero, yabuze ibyishimo. Aho ni ku mugabo. Umugore nawe urwo rukundo rudahari, usanga ubugare bwarikubye. Uruta ubwo yavukanye, urikuba ugasubwo ubwo yagize gute yavukanye. Umugabo n'umugore barashakanye nk'uko bimeze, bamaze kugera mu rugo, umugabo aza kubwira umugore, noneho rero ati mva nkubwire uko biri bugende. Umunsi uzabona ntashe, ko yakundaga kwambara ingofero izi z'abasore zimeze gutya imbere, nizo yakundaga kwambara uwo muhungu.
akagofero noneho nakamanuye kafunze amaso uzamenye ko nzaba naje narakaye mu kazi bazaba bambwiye nabi cyangwa nahuye n'ibindi bibazo nindaha ntukamvugishe uwo munsi zaba nabishe cyane. Hanyuma umugore ati urakoze cyane reka nanjye mubwire. Yari umukecuru yarezwe n'abakecuru, yari umukobwa wa kera, yakambara iki bakundaga kwambara mu bitambaro. Nawe aramubwira ati nawe umunsi dore iyo nambaye igitambaro mfundika ipfundo rimwe mu busanzwe, ariko umunsi uzaza ugasanga nafunditse iki amapfundo abiri, uzamenye ko nanjye aho nasigaye nahuye n'ibibazo nabishe. Nawe ntugire gute ntumvugishe umuriro uzakumurura. Hanyuma umugabo aragenda atashe araza rwose kuko yashakaga gupima umugore we barebe akagofero arakamanura akageza hehe hano mu maso. Umugore nawe amubonera kure cyane ko yamanuye iki ingofero, ahita yinyabya mu cyumba. Uwe ntiyapfundika noneho n'amapfundo abiri apfundika nk'atandatu amwereka ko yagize ate we yabishe cyane umusumba. Umugabo araza arebye asanga si ibyapfuye, arebye si ibya kabiri yamubwiye, hariho n'ibya gatatu n'ibya kane n'ibya gatanu. Hanyuma wa mugabo abonye ati niwe noneho rero kumugera n'imbere n'ikibazo. Kagofero agize ate ararambuye neza akambaye neza atangiye kugenda yiririmbiye. Hanyuma asanga iki umugore we aramusuhuza aratambuka ntiyamuvugisha. Abonye ko ingofero acururutse, hanyuma nawe nayagomvira ayakuraho. Haleluya, amen. Aramubwira ati rero ngaho batasha ati ngaho mbwira icyari cyatumye ugira guturakara. N'undi ati mbwira icyari cyatumye ugira gute urakara. Ati mmenye ko ngewe mba niriwe aha, wowe wagize gute uturuka ku irembo ndi kukureba. Kuva uyu munsi rero ibyo by'ingofero n'amapfundo tubikureho tubane mu munezero. Amen, amina, amena, haleluya, amena. Iyo urukundo rudahari baragara, ubugare buba bwinshi, kandi iyo babugaragaje buba burashira. Abagabo bari hano bagira bate banyumuzi. Iyo umugore bwagaragaye ubw'umugabo burashira, iyo ubw'umugabo nabo bwabaye bwinshi ubw'umugore nibwo bwiyongera, iwe buriyongera burikuba. Ibyo byo bimenye. Umunsi uzataha yarwarakaye waza uburakari bwawe wazamuka umucure ebyiri, uzaba wibeshye cyane, ni wowe uzaba wamushyize mu kaga. Amen, Amina, haleluya, amina, haleluya, amena. Abana kivana nta n'ikindi twabifuriza, nta n'ikindi twabasabira, mubane kivandimwe. Niwinjira mu rugo kivandimwe, sheri na shushu murayifite n'ubu, ariko nyamara kwikubita abana uzasanga kwa buryo yagufatagamo utangiye kugira gute kugabanuka. Ariko garara umenya ko abana ari bo bamuhaye ukamwicisha abanyarwanda. Abenshi baza kuko atari kubona ububona ko ye azabigufasha, ariko iyo sheri na shushu y'uyu munsi izagumeho kugeza unganye n'abageni, nibwo uzagera ku bwiza. Ariko umunsi bayikuyeho nawe wenyine uzibonera uko bizagenda. Haleluya, Amina, haleluya, amina. umuvandimwe ufite umutega amatwi ukamwumva ukumva icyifuzo cye kandi ukagisubiza mu gihe ufitiye iki ubushobozi. Amen, Amina, haleluya, amina, haleluya. amena. Burya hari ibintu bibiri dutandukaniyeho. Abagore barumva cyane, bagira amatwi yumva, ni nayo mpamvu basaba bigomba gusabwa kugira ngo umutege iki amatwi, kubera ko yumva cyane. Iyo utamuteza amatwi uba ukuruye iki intambara. Abagabo nabo
aragira ate arareba ariko abagore barumva nayo mpamvu bagize gute bifuza gutega amatwi azakubwira ibyo yiriwemo ibyo abandi bagore bamubwiye abo yatunganye nabo akazi yakoze wowe nubireba uzasanga nta n'agaciro bigize gute kubikubwira nta gaciro ariko umunsi utabiteze amatwi umenye ko wakuriye intambara iwawe kandi ikintu nababonanye imyaka ufite nubwo ndashaje cyane nta mugore ubaho wibagirwa uko byagenda kose ntajya yibagirwa niko Imana yabaremye kandi abagabo natwe uko Imana yaturemye turi abantu bibagirwa vuba iyo hatajya kuba twibagirwa vuba ntabwo zakabayeho kuko abagabo natwe tugira turakara vuba niko Imana yaturemye tubabara vuba gusumbya abagore kandi tunafata n'imyanzuro vuba vuba tunihuse ariko abagore bafata imyanzuro bitoza ariko Imana ituremana akantu ko kugira gute ko kwibagirwa iyo itaturemana akantu ko kwibagirwa ntabwo ziba ariko abagore nta mugore ubaho wibagirwa nako kandi wa munsi muri fiyasaye mutumvikanye ntugire azakakwibutsa ubyaye na batatu ufite n'abana batatu azakakwibutsa nukora kandi gasa nkabo azakubwira ngo na wa munsi twari aha ngaha tukirimo tugira gute duteretana wambwiye gutya azabikwibutsa ariko wowe wanakomeza muri fiyasaye ibyo mwavuganye wabyibuka ariko warabifite byose kuva ku munsi wa mbere kugeza byose arabifite memware ye irabibitse kandi hari uko bizagenda kose hari umunsi abikubwira byose nguko uko bageze bateye nguko nuko abagabo bageze gute bateye ariko nimubana kivangemo ibyo byose ntacyo bizabatwara bizaza ariko ntacyo bizabatwara haleluya amena nawe mwubatse ingo zacu mbere tubane kivangemo umugabo wawe umufate nka musaza wawe n'umugore wawe umufate nka mushiki wawe hanyuma urebe ukuntu Imana izasakaza imigisha mu ngo zanyu kandi muzagubwa neza Imana idufashe kandi tugirire neza mwami Imana yacu urakoze kuko Imana nkuru urakoze ko waduteranyirije hano ku bigo by'abana bacu maze kumva ijambo ryawe rero ureke tubikurikize kugira ngo ingo zacu zibe ngo wishimira kandi zishimwe n'abantu urakoze mu izina rya Yesu amina.